bakunzi b'Urubanza TV, tubanje mbere na mbere kubasuhuza tubifuriza ibihe byiza aho muherereye hose, abari mu Rwanda, barutuyemo, abarutembera, abarunyuramo batambuka, abo mu Kinyarwanda duhana imbibi mu bihugu batuyemo, abakunda abanyarwanda n'u Rwanda, abanyarwanda bari hanze y'igihugu, mwese ndabasuhuje mbifuriza ibihe byiza aho muherereye hose. Dukomeje ibiganiro byacu ku nsanganyamatsiko yerekeye impanuka zo mu muhanda. Uyu munsi ikiganiro cyacu cyerekeye insanganyamatsiko yerekeye kumenya ibyangombwa n'ibyemezo bisabwa uregera indishyi zikomoka ku mpanuka yo mu muhanda. Kuko mubimenyereye, Urubanza TV ni channel idufasha kungurana ibitekerezo ku bibazo by'amategeko no ku manza tugenda duhura nabyo umunsi ku wundi. Ufite ikibazo cyangwa urubanza rugaragaramo ingingo tugiye kungurana ibitekerezo, cyangwa warahuye n'ikibazo cyangwa n'urubanza rwerekeye ingingo tugiye kungurana ibitekerezo, waduha inama, watwungura ibitekerezo, guhana dusangiza ubunararibonye. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 07 80 40 80 cyangwa twandikire kuri email urubanza1@gmail.com cyangwa kuri kesiyangu@gmail.com. Hagati aho dukomeje gushimira abamaze gukora subscribe cyangwa sabone n'abazayikora. Tunagushishikariza wowe ufunguye uyu mwanya ugiye ku Rubanza TV uyu munsi gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo bigufashe kujiba mu bambere babona ibiganiro byacu. Tutabatindiye, uwangijwe n'impanuka itewe n'ikinyabiziga kigenzwa ku butaka na moteri asabwa ibyangombwa bitewe n'ibyangiritse. Shobora kuba ari ibikorwa byangiritse, shobora kuba ari umuntu wakomeretse, shobora kuba ari umuntu wahutajwe ntakomereke, shobora kuba ari umuntu wapfuye. Ibyo byose turabirebera hamwe muri iki kiganiro. Tutabatindiye, iyo ari ibinyabiziga bigunganye ubwabyo nta muntu ukomeretse bibaho. Muri iki gihe abarebwa n'impanuka b'abashoferi bagunganye bajya hamwe bakumvikana bakikemura ibibazo. Bashobora kumvikana badahamagaye abahanga tuba tuvuga niba bagaragiste, abantu bafite amagaraje bakora mekanike, bakaba bakiranura buri wese agaragaza uburyo ahangiritse ikiguzi hatwara. Hari n'igihe rero bibaho bonyine ubwabo bagashishoza bakaba bakukemura ikibazo aho ngaho. Hari n'igihe wagonzwe ahereza uwamugonze imbabazi bikarangira ngaho nta n'ikiguzi amusabye. Iyo rero ibinyabiziga nabwo byangiritse ku buryo bukomeye, umushoferi uri mu makosa bizasaba ko bapima impanuka. Wa mushoferi uri mu makosa assurance ye niyo izasabwa indishyi. Ariko hagati aho abashoferi bombi buri wese ku ruhande rwe azamenyekanisha impanuka. Aha rero niho azasabwa kugaragaza devis de réparation yahawe n'igaraje ikizamo cya kinyabiziga. Assurance yawe undi wamugonze izakore devis, nabo bakore devis y'inyomoza, noneho bazazihuriza hamwe bashobora kugira ibyo bumvikanaho ikinyabiziga gikoreshwe. Iyo ari inzu, urukuta cyangwa imyaka byangijwe, harebwa expertise y'ibyangijwe. Icyo gihe akaba aribyo byishyurwa. Na rwa rukuta hashobora gukorwa expertise y'ibyasenyutse, akaba ari buryo noneho bongera kubaka, cyangwa bagatanga amafaranga ahwanye n'agaciro babona k'ibyangijwe. Ubusanzwe kenshi na kenshi abantu barumvikana. Iyo nta bwumvikane bubaye hagati y'uwangijwe n'impanuka n'uwagonze, umwe muri bo ashobora guhamagara abashinzwe umutekano wo mu muhanda bakaza gupima impanuka. Iyo bahageze babaza afitanye ikibazo uko byagenze, ndetse bakabaza n'abatangabuhamya babonye uko impanuka yagenze. Nyuma yo gupima impanuka, uwangijwe n'ikinyabiziga, uwangijwe n'impanuka ajya gutanga ikirego imbere y'umugenzacyaha wapimye impanuka. Iyo umwe amaze gutanga ikirego, undi akaza kwisobanura, bamenyekanisha impanuka mu gihe kitarenze iminsi 5. Twibukiranya ko iyi minsi iteganywa n'itegeko, iteganywa n'ingingo ya 19 y'itegeko teka nimero 20/75 ryo kwa 20 ukwezi kwa gatandatu 1975 ryerekeye ubwishingire kuko ryahinduwe kandi ryujujwe kugeza ubu. Uwagonzwe muri icyo gihe akoresha devis de réparation akayishyira hamwe n'inyandiko imenyesha impanuka, noneho umwishingizi we akamuha
inyandiko ajyana ku mwishingizi w'uwamugonze kugira ngo bamukoreshereze. Ni nako bigenda iyo ari inzu cyangwa urukuta rwasenyutse. Igihinduka gusa nuko mu mwanya wa devis de réparation hakoreshwa igenagaciro expertise ku mugenagaciro wemewe. Dusubiye inyuma gato, twibukiranye ko kuba abashinzwe umutekano wo mu muhanda basaba abantu kumvikana suko baba bananiwe guhita bapima impanuka no gukora inyandiko mvugo, ahubwo nuko kumvikana binateganywa n'itegeko. Ibi biteganyijwe n'iteka, biteganyijwe ko iyo habaye impanuka yangije ibintu gusa cyangwa hakaba hari abakomeretse byoroheje, kugana aho impanuka yabereye kugira ngo abyumvikaneho n'uwamugonze, bagaragaza uko byagenze, cyangwa niyo batabyumvikanyeho afashe umukozi ushinzwe umutekano wo mu muhanda kubyirebera. Iyo umuntu wakomeretse byoroheje cyangwa utagize icyaba cyatuma ajyanwa kwa muganga, uwateje impanuka ashobora kubabarirwa n'uwo yahohoteye bikarangiriraho. Bashobora no kumvikana uwamugonze akamuha amafaranga make yamufasha kwivuza no kumuriha imibyizi yatakaza mu gihe yaba arimo kwivuza. Iyo uwahohotewe yakomeretse ku buryo bubabaje, buri gihe habaho gupima impanuka. Uwahohotewe akajyanwa kwa muganga, mu gihe atoye agatege akajya gutanga ikirego mbere y'umugenzacyaha wapimye impanuka. Mu gihe ari umwana, ikirego kigatangwa n'umufiteho ububasha bwa kibyeyi. Iyo dosiye iyo imaze gukorwa, umugenzacyaha wapimye impanuka ayoherereza ubushinjacyaha. Uwahohotewe yamaze gukira ibikomere, ashobora kuyigura ubwe, gutuma umuvandimwe we, umubyeyi we cyangwa umwavoka yitiyemo kugira ngo ayigure. Nyuma yo kugura dosiye y'impanuka, uwahohotewe, umubyeyi w'umwana wahohotewe cyangwa umwavoka wagiranye n'umwe muri bo amasezerano agana umwishingizi w'umushoferi uri mu makosa, agakora dosiye asaba indishyi mu bwumvikane. Twibukiranya ko gusaba indishyi mu bwumvikane ari umuhango uteganywa n'itegeko. Nta kirego gishobora kujya mu rukiko hatabanje gusaba indishyi mu bwumvikane. Ingingo ya 3 y'iteka rya Perezida nimero 31/01 ryo kwa 25 ukwezi kwa 8 2023 rishyiraho uburyo bwo kwishyura indishyi ku bubabare bw'umubiri buturutse ku mpanuka zitewe n'ibinyabiziga bigenzwa ku butaka na moteri. Ivuga ko uretse igihe habayeho ikurikirana-cyaha hakurikijwe ingingo ya 9 y'Itegeko nimero 41/2001 ryo kwa 19 z'ukwezi kwa 9 2001 ryerekeye itangwa ry'indishyi ku bagize impanuka zitewe n'ibinyabiziga, uwahohotewe agomba ku buryo budakuka mbere yo gutanga ikirego mu rukiko cyerekeye indishyi zitangwa n'umwishingizi w'umushoferi mu cyaha, kwaka indishyi mu bwumvikane no kumuha inyandiko zose zerekana ko ibyaka bifite ishingiro, harimo n'inyandiko mvugo igaragaza impanuka yakozwe na polisi. Aha rero tugiye kurebera hamwe ibisabwa wakomeretse uregera indishyi. Muri make, uwakomeretse uregera indishyi yageze imbere y'umwishingizi, yagiye gusaba indishyi imbere y'umwishingizi w'umushoferi mu cyaha, hari ibyangombwa asabwa kugira ngo abe yahabwa indishyi. Muri iyo byangombwa rero harimo inyandiko mvugo y'impanuka yakozwe na polisi, ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, harimo inyandiko zo kwa muganga na fagitire yivurijeho, harimo amafaranga y'imiti, amafaranga y'ingendo zo kujya kwivuza no kuvayo, ahangaha tuba tuvuga ava mu rugo cyangwa ava ku icumbi, amafaranga yo kugorora umubiri, n'amafaranga ya massage aho bakora massage, amafaranga y'insimburangingo. Iyo tuvuga amafaranga y'insimburangingo niyo amafaranga ni tije, bamwe baba ngo bamushyizemo tije. Hari n'amafaranga y'inyunganirangingo, tuba tuvuga imbago nazo umuntu wahohotewe n'ikinyabiziga kenshi na kenshi nta ntege aba afite, hari igihe kugenda aho ashobora kugendera yisunze imbago cyangwa akaba yanagendera no mu gare kugira ngo bimufashe kugenda. Hari amafaranga y'ibyuma bikoreshwa kwa muganga, harimo radiology, harimo scanner n'ibindi. Amafaranga yo gutwarwa mu modoka itwara abarwayi, ambulance. Icyemezo cya muganga, expertise medico-legal, gisobanura neza ibikomere uwahohotewe yagize ndetse n'ubumuga bw'igihe gito cyangwa bw'igihe kirekire afite. Hari icyemezo cy'amavuko, attestation de naissance cyangwa birth certificate, icyemezo cy'umwirondoro wuzuye, attestation d'identité complète, identity certificate, icyemezo cy'uko umuntu ariho, attestation de vie. Hari na kopi y'impamyabumenyi iyo ayifite, cyangwa akaba yanagaragaza na bulletin
y'umwaka w'amashuri yarimo cyangwa yatakaje, kugira bamenye umwaka yatakaje w'amashuri niba koko iyo mpanuka yaramuvukije umwaka w'amashuri. Iyo ari umuntu wapfiriye mu mpanuka, aha naho nicyo tugiye kurebera hamwe, kuko umuntu wapfuye n'umuntu ukiriho ni abantu, uburyo basaba indishyi zisabwa biratandukanye. Iyo ari umuntu wapfiriye mu mpanuka rero birumvikana ko nyakwigendera aba yagiye, abasigaye yari atunze cyangwa abavandimwe n'ababyeyi nibo basaba indishyi. Aha rero ni hahandi dusanga iyo umuntu wapfiriye mu mpanuka yari afite abana bato, b'abana bahagararirwa, bashobora guhagararirwa na nyina, kimwe n'uko bashobora no guhagararirwa n'abafiteho ububasha bwa kibyeyi. Iyo tuvuga abana, aha umwana n'umuntu turakwiza imyaka 18 y'amavuko. Ashobora none kuba yapfuye, ariko mu bavandimwe be hakaba hakirimo abakiri bato, abana bakiri bato batarakwiza imyaka y'ubukure. Aha rero nanone abo bana bahagararirwa n'abafiteho ububasha bwa kibyeyi, se cyangwa nyina. Nanone mu basaba indishyi hagaragaramo uwo bashyingiranywe na nyakwigendera waguye mu mpanuka, iyo yari yarashyingiwe, abavandimwe be n'ababyeyi be. Iyo ari ingaragu birumvikana ko ntawo bashyingiranywe aba afite, indishyi zigiye zisabwa n'abavandimwe be ndetse n'ababyeyi. Ariko nanone twibukiranye ko ashobora kuba ari ingaragu mu irangamimerere bitewe n'uko yabyaye umwana akaguma muri ya status ikomeza kumugira ingaragu. Aha none birumvikana ko wa mwana we azasaba indishyi zikomoka ku mpanuka. Kwa mwana mujya ku myaka 18 y'umuvuko wenyine ubwe azazisaba, mu gihe tarayikwiza zizasabwa wa mwana azahagararirwa n'umufiteho ububasha bwa kibyeyi. Ashobora kuba ari nyina, nyirakuru cyangwa sekuru, cyangwa wamugize umwana ataramubyaye, nyina wabo, se wabo cyangwa mukuru. Aha rero ku muntu wapfuye ibyangombwa bisabwa harimo inyandiko mvugo y'impanuka yakozwe na polisi, ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, amafaranga yishyuwe kwa muganga. Hano hari igihe umuntu ahura n'impanuka akaba yagera kwa muganga akiri muzima agapfira kwa muganga, muri ya mafaranga arishyurwa. Hari n'igihe nanone apfira aho ngaho, ariko nanone bitawuje ko yageze kwa muganga, azakorerwa isuzuma, autopsy, kugira ngo amenyekane icyamwishe. Hazarebwa nanone rero ikiguzi cy'ibyakoreshejwe mu gushyingura. Aha twibukiranye ko nk'inama twatanga ngaha, amafaranga yishyuwe kwa muganga yose umuntu aba agomba kuyabikira inyemezabwishyu. Nuvuga ngo amafaranga yose yakoreshejwe agura imiti, hakorwa radiology, hakorwa scanner, hakoreshwa scanner n'ibindi, aya morgue, ayo gutwarwa mu modoka, muri ambulance, ibyo byose biba bigomba kubikwa kugira ngo bizashyikirizwe umwishingizi w'umushoferi wateje impanuka. Hari nanone kureba ikiguzi cy'ibyakoreshejwe mu gushyingura. Aha ngaha barimo facture y'ibinyobwa bya abantu banyoye mu gihe bava gushyingura. Izo facture zikabikwa neza. Haba harimo n'ikiguzi cy'imodoka yatwaye umurambo, ndetse hamwe na hamwe n'amafaranga y'ibiribwa byakoreshejwe nabyo biba bigomba kubikwa. Hejuru y'amafaranga yishyuwe kwa muganga hajyaho ikiguzi cy'ibyakoreshejwe mu gushyingura. Ibi nabyo umuntu agomba kubikira facture, buri kantu kose kakoreshejwe kaguzwe kakabikirwa inyemezabwishyu. Aha ni handi hazamo isanduku, imyambaro, indabo, imodoka itwara imirambo, amafaranga y'ibinyobwa yakoreshejwe mu gihe cyo gukaraba, ay'ibiribwa n'ibinyobwa bikoreshwa mu gihe cyo gukura ikiriyo. Biba bigomba kubikirwa inyemezabwishyu kugira ngo zizashyikirizwe umwishingizi w'umushoferi uri mu cyaha. Dusubiye inyuma gato rero kuri nyakwigendera ku wapfuye wishwe n'impanuka, ibisabwa kuri we kugira ngo hasabwe indishyi, cyangwa ngaha tuba tuvuga ibyemezo by'ubuyobozi bisabwa. Haba harimo icyemezo cya muganga cyemeza ko wahohotewe yishwe n'impanuka yapfuye. Haba hariho icyemezo cy'uko wahohotewe yapfuye. Iki cyemezo gitangwa n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, gitangwa n'umurenge. Hari n'icyemezo cy'amavuko cya nyakwigendera, nacyo gitangwa n'umurenge. Hakaba n'icyemezo cy'umwirondoro wuzuye cya nyakwigendera, gitangwa nacyo n'umurenge. Abaregera indishyi muri rusange, yaba umwana nyakwigendera asize, yaba uwo bashyingiranywe, yaba abavandimwe cyangwa ababyeyi be, muri rusange ibyemezo bitangwa n'ubuyobozi basabwa harimo icyemezo cy'amavuko, icyemezo cy'umwirondoro wuzuye, icyemezo cy'uko umuntu ariho, n'icyemezo cy'ishyingirwa mu gihe wahohotewe yari afite uwo bashyingiranywe. Ibyemezo bisabwa
abaregera indishyi bafitanye isano ya bugufi na nyakwigendera. Hari icyemezo cy'amavuko cya buri wese, attestation de naissance, icyemezo cy'umwirondoro wuzuye, attestation d'identité complète kuri buri wese, icyemezo cy'uko umuntu ariho, attestation de vie kuri buri wese mu basaba indishyi, n'icyemezo cy'ishyingirwa mu gihe uwahohotewe yari afite uwo bashyingiranywe. Ikiganiro cyacu rero gishoreje ahangaha. Mwari kumwe n'umukunzi wanyu Maître Jean de Dieu. Ukurikije iki kiganiro tugeranye ukaba ukeneye inama, waduhamagara kuri telefone 07 80 40 80 40 cyangwa ukatwandikira kuri mail kesyangu@gmail.com cyangwa urwanza1@gmail.com. Email yakorohera niyo wakoherezaho ubutumwa. Dutera inkunga rero ukora subscribe cyangwa abone mu gihe waba utarabikora, kugira ngo tujye dusangira ibitekerezo kare, kandi binagufasha kujya ubona mu ba mbere ibiganiro byacu. Kora share usangiza abandi ikiganiro, kora like mu gihe unyuzwe n'ibikubiye mu kiganiro, kora dislike nabyo ni byiza mu gihe utanyuzwe n'ibikubiye mu kiganiro, tanga comment mu gihe ufite inyunganizi, inama cyangwa igitekerezo ushaka kuduha. Hasi ngaha hari link gisangize abandi kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi. Ushobora kwifashisha WhatsApp, Facebook cyangwa Instagram. Bye. Ubutaha tuzarebera hamwe ibyerekeye urukiko rufite ububasha bwo kuburanisha ibirego bisaba indishyi zikomoka ku mpanuka zo mu muhanda zitewe n'ibinyabiziga bigenzwa ku butaka na moteri. Murakoze.